Amazina yanjye nitwa Pastor Nsengimana Sylvestre, nkorera Imana kandi ndayikunda ndanakijijwe. Uyu munsi rero nifuje yuko tuganira ku ijambo ry'Imana riri muri Zaburi, havuga ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Turibaza imfatiro ni iki? Cyane cyane reka turebe ku kintu tumenyereye, urufatiro rw'inzu. Urufatiro rw'inzu iyo rukomeye, iyo rwubakishijwe amabuye cyangwa ari beto, iyi nzu bikomeye. Cyane cyane nk'izi nzu ziba ari ndende cyane, iyo ushaka kugira ngo inzu izakomere, urufatiro rwayo ruba rucukuye cyane, ruri kuzimu, noneho inzu igakomera, ukashyiramo amasima menshi. Noneho ijambo ry'Imana riravuga ngo niba urufatiro rushenywe umukiranutsi yakora iki? Ndagira ngo inshuti muvandimwe unkurikira umenye urufatiro rwawe ni uruhe. Hari benshi bafata urufatiro rwabo bakavuga bati urufatiro rwanjye ni amafaranga akaba ari urufatiro rwe, ariko igihe cyagera amafaranga yamara gushira ubwo rukaba rushenywe, akagira ibibazo bikomeye cyane. Undi akavuga ati urufatiro rwanjye ni akazi, ariko igihe cyagera akazi kamara gushira karangira akagira nawe ibibazo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo urufatiro nyarufatiro ni Kristo Yesu. Iyo wagiye kuri Yesu ugashingira ubuzima bwawe kuri Kristo Yesu, nubwo haza imiyaga, nubwo haza imvura, nubwo haza ibibazo, nubwo haza ubukene, nubwo haza coronavirus, nubwo ubucuruzi bwawe bwahomba, nubwo urugo rwawe rwaba runyeganyega, ariko ukaba ufatiye kuri Yesu, ubuzima bwawe bwa buzima ntabwo busenyuka. Turabona muri Bibiliya bavuga ku nzu z'ubwoko bubiri. Hariho inzu yubatse ku musenyi, akaba n'inzu yubatse ku rutare. Havuga yuko ya nzu yubatse ku rutare, imiyaga, imivu byaraje bikubita kuri ya nzu, ariko iyo nzu ngo iguma ihagaze ntiyasenyuka. Ariko ya nzu yubatse ku musenyi, ishingiye ku musenyi, imivu yaraje, imvura iraza, ya nzu yikubita hasi iragwa. Kubera iki yaguye? Nuko yari ishingiye ku kintu kidafatika, ikintu cyoroshye. Ibintu bifatika n'ibidafatika,
ikintu gifatika ni Yesu. Iyo wizeye Kristo Yesu, ukubakira kuri Kristo Yesu, ukubakira ku ijambo rye, ni ukuvuga ngo ibyaza bishaka kukunaniza, ibyaza bishaka gutuma umererwa nabi, biraza bikagukubitaho ariko bigasiga ugihagaze. Kwa kwizera kwawe ugasigara kugihagaze. Haleluya. Ariko iyo urufatiro rw'ubuzima bwawe warwise amafaranga, akazi, ndetse n'ibyubahiro, iyo ibyo bintu birangiye ugira ibibazo bikomeye. Benshi iyo urufatiro nk'urwo ngurwo rugeranywa nk'umusenyi, iyo rusenyutse akazi kakabura, amafaranga akaba make, business zigahomba, arababara cyane kugeza naho bamwe bafata icyemezo cyo kwikuraho ubuzima bakiyahura. Ariko reka nkubwire, ntuziyahure uko akazi kawe kabuze. Ya Mana yaguhaye ka kazi niyo Mana ikiriho, izongera ikaguha kandi. Kuko ibintu byo ku isi birashira, ariko ikintu kidashira ni Imana. Imana ihoraho, Imana ntishira. Amafaranga ashobora gushira ariko Imana ntishira, kuko ya Mana niyo yaguhaye ka kazi, ya Mana niyo yaguhaye amafaranga, ya Mana niyo yaguhaye urwo rugo rwiza. Urwo rugo rwiza utarwubakiye kuri Kristo Yesu rwasenyuka. Haleluya. Ariko reka nkubwire, ako kazi hamwe n'Imana kazahagarara. Ayo mafaranga hamwe n'Imana bizakubeza umugisha, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo niyo itanga umugisha, ngo utamfite ntacyo wageraho. Ni Yohana 15. Ukuvuga ngo Imana iradusaba kugira ngo tuyizere cyane. Imana iradusaba kugira ngo tuyiringire, twubakire ubuzima bwacu kuri yo, kubera yuko niyo yonyine ifite igisubizo cy'ibibazo byacu byose. Uyu munsi wa none wowe unkurikira, ndavugana nawe, ufite ibibazo pe. Ushobora kuba urwaye, ushobora kuba wagize ibibazo mu bucuruzi bwawe kubera ibibazo bya rusange biri ku isi. Ariko reka nkubwire, ibintu bigeraho bigashira, ariko n'ibindi bikaza. Uko Imana yaguhaye ubwo bucuruzi ukunguka, humura nubwo byajemo ibibazo kubera iki cyorezo, haracyari andi mahirwe yuko Imana ishobora kongera ikagusubiza amafaranga, ukongera ugacuruza ukunguka. Haracyari amahirwe yo ko wabona akazi, niba warakavuyeho. Haracyari amahirwe yuko Imana yagukiza izo ndwara. Niba imfatiro zishejwe, umukiranutsi yakora iki? Niba urufatiro rwawe ari umubiri, ukavuga uti njyewe ndi umuntu ukomeye, ndumva mfite imbaraga, ndi umusore, ariko igihe kiragera ugasaza, yewe waba utanashaje ukarwara. Bivuze ngo rero n'Imana nitanga ubugingo. Hari benshi birata imbaraga zabo bakavuga turakomeye, ariko bakibagirwa iya Mana ibaha ubwo bugingo. Imana idutabaye. Urufatiro nyarufatiro ni ukwizera Kristo Yesu, akaba umwami n'umukiza wawe, akakuyobora mu nzira zawe zose, akakuyobora mu byo uvuga, akakuyobora mu byo ukora, akakurinda amajya n'amaza, akarinda urugo rwawe, akarinda wowe umugore unkurikira, ukamwizera, agatuma urugo rwawe urwubaka. Yewe umugabo we unkurikira, akagufasha, akakuyobora uburyo uyobora urugo rwawe. Benshi bashenya ingo zabo bitewe nuko hari ibindi bagize urufatiro rwabo, bakishora mu bintu by'ibiyobyabwenge, bakishora mu nzoga nyinshi, bakishora mu burayi, noneho ibyo bintu bigahinduka nk'urufatiro rw'ubuzima bwabo. Ariko igihe cyamara kugera, izo mfatiro zigasenyuka, ubuzima bugasoza bubaye bubi. Ariko reka nkubwire, iyo wishingikirije ku rufatiro rwa Kristo Yesu, nubwo ibyo byose byaza, ibibazo bikaza nk'uko biza ku bantu bose, uguma uhagaze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Abaremerewe n'abarushye, uremerejwe n'iki? Uremerejwe n'ibyaha, uremerejwe n'iki? N'agahinda, uremerejwe n'iki? N'ikintu cyose. Ariko uyu munsi reka nkubwire,
wakiriye Kristo Yesu akaza akakubera umwami n'umukiza, azakuyobora mu nzira zo gukiranuka, azakurinda mu byo ukora byose, uzajya ukora ibintu bijyanye n'ubushake bw'Imana, kandi uzajya uhirwa mu nzira zawe zose. Ibyo uzajya ukora bizajya biguhira kubera yuko wishingikirije kuri ya Mana. Ndimo kubona Yesu yari mu mutima w'umuntu, aba ameze nk'umushoferi uri mu modoka. Iyo umushoferi ari mu modoka ayiyobora aho ashaka kujya. Iyo Yesu ari yahindutse shoferi y'ubuzima bwawe, akuyobora mu nzira zo gukiranuka. Haleluya. Akuyobora mu bintu byiza, akuyobora mu bintu biri mu bushake bw'Imana. Ariko reka nkubwire, iyo umutima wawe wawemereye ukayoborwa na Satani, dore ikibazo uzahura nacyo. Satani ngo yaje kwica, kurimbura no kumaraho. Azakuyobora mu bintu bizakwicira ubugingo, azakuyobora mu bintu bitagutera agahinda, azakuyobora mu kintu cyose cyatuma uwicuza. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo haracyari amahirwe kugira ngo ugarukire umwami Yesu. Yewe waguye, garuka. Turabona wa mwana w'ikirara aramusagara. Yabwiye se ngo amuhe umutungo we, amuhe umurage we, arawumuha, arawugurisha, arawaya, aragenda awusesa, awangiriza mu nzoga, awangiriza muri maraya. Igihe kigeze arakena, bya bindi birashira, agera ku rwego rubi cyane rwo gusangira n'ingurube. Icyo cyari igihe kibi cyane. Ariko dore inkuru nziza, wa mwana w'ikirara aramusagara, dore ikintu yakoze. Yaravuze ati rero njyeho kugira ngo sangire n'izi ngurube, ngiye gufata icyemezo usubira iwacu mbwire papa nti ahubwo nyakira mbe umwe mu bagaragu. Ariko umva urukundo rw'Imana. Ntabwo yamwakiriye nk'umugaragu, ahubwo yaravuze ati mbonye umwana wanjye wari warabuze, none ndishimye yuko agarutse. Imana nayo iyo ugarutse waraguye irakwakira, ntiguciraho iteka, ahubwo kuko ari Imana y'inyambabazi irakwakira. Niba waraguye, Imana iracyafite imbabazi zo kukwakira ngo usubire mu murongo. Kandi niba utari wanakizwa nabwo, Imana iragusaba ngo ufate icyemezo. Ijambo ry'Imana mu byashuwe 3:20 aravuga ngo dore ndi ku rugi rw'umutima wenda komanga, ngo nuwemera ukankingura nzinjira dusangire. Rero aka ni akanya ko kugira ngo ufate icyemezo cy'ubuzima bwawe. Reka musengere usoza. Uwiteka Mana y'icyubahiro, ndasengera umuntu wese uri hano unyumva undeba, wumvishije ijambo ryo kuvuga ngo iyo ifatiro zishewe umukiranutsi yakora iki. Nsengeye umuntu Nyagasani kugira ngo umuhe gufata icyemezo cyo kubaka ubuzima bwe ku rufatiro rwawe ari we Kristo Yesu, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Kandi ndasenze kugira ngo na wa wundi waguye umuhe Nyagasani kugira ngo agaruke nk'uko wa mwana w'ikirara aramusagara yagarutse, kugira ngo wongere umwakire. Urakoze ko wumvise gusenga kwanjye. Mu izina rya Yesu, amen. Shalom.